Shalom shalom amahoro y'Imana kuri buri mwese mudukurikiye. Iyi ni Urugero TV and Radio Official. Navuga ko ari ikiganiro cyiza kandi ikiganiro turimo turubaka bivunanye, ubundi kubaka n'ibintu bisaba imbaraga no guhozaho. Twebwe rero igihe tugira defu yo kudahoza kwacu rero gatuma abakunzi bacu mutura rimwe na rimwe, ariko turabigerageza ngo turebe ko bizagira igihe bigakunda, bitewe nuko kenshi atari hano tuba turangamijeho amafaranga. Rero hari ibindi umuntu aba yarubatse bimusaba gukoramo cyane kugira ngo ataza gutakaza focus, ariko iyi YouTube channel rimwe na rimwe utarebye neza zigushira mu wundi mutego. Ariko reka ngaruke noneho mbabwira ko turimo turubaka nta gihe dufite nk'imyaka 2 dushobora kuza turi ahantu heza cyane kurushaho, bitewe nuko hari ibyo Imana iri guca mu inzira kugira ngo bigende neza. Urugero TV and Radio Official ni channel ubundi ikorana na radio bita Urugero Online Radio. Ni radio ya Gikristo itambutsa indirimbo za gospel gusa n'ibiganiro bya gospel na sport. Niyo mpamvu hano muzadusanga muri sport na gospel. So rero tugaruke tugiye kuvuga ku muntu bita Prince Buregeya, numwe mu bakinyi ba APR babaye muri APR igihe kinini, barezwe n'ikipe ya APR FC. Ejo bundi rero hari ikiganiro yakoranye n'umuntu bita Canesius Kagabo, afite channel yitwa Kigali Active Media. Yo channel akunda gutumira abakinyi. Aheruka rero kuvuga amagambo Prince Buregeya yankoze ku mutima, ariko ni amagambo ateye ikiniga pe, ni amagambo wumva ukumva n'umuntu w'abantu, n'umuntu ufite ubumuntu. Ni kenshi abakinyi bava mu makipe bagasigara bayasebya, ni kenshi abakinyi bava mu makipe bakavana ibikomere bikabananira kongera gushima ibyiza, no kuvuga ngo uko bashimagizaga bagenda bagahindura imvugo. Ariko uyu musore Prince Buregeya nyuma yuko avuye muri APR twarabimenye ko yagiye kugira ibiganiro na Rayon Sport, ariko ntibyagenda neza, birangira ahisemo kujya muri AS Kigali. Ariko impamvu yagiye muri AS Kigali nuko yari afite indi kipe yo hanze yagombaga kujyamo, ntibyakunda. Aravuga ati aho kugira ngo mbe nicaye, reka mbe ngiye gukina muri AS Kigali mu gihe cy'umwaka, nibikunda ubwo nzahita nkomerezaho. Ntabwo ari umukinyi mubi kuva muri APS, uko ari umukinyi mubi kuko ni nawe wanditse asezera. Biri muri bya bindi umukinyi avuga ati ntabwo nkwiye kwicara hano ngo nkomeze nicare kandi hari ahandi nagenda nkakomeza gukina. Ariko n'umuntu ari umaze imyaka myinshi muri APR, warezwe n'ikipe ya APR FC igihe kitari gitoya. Uyu musore rero n'umuntu udakunda no kujya muri media cyane, ntuzamubona rwose muri media avuga ibintu byinshi. Ko mu kiganiro nakurikiranye numvise Canesius avuga ati nubwo kukubona bigoye, bivuze ngo si uko biba bigoye koko, ahubwo nuko atabashaka gukomeza kwihitangazamakuru. Mu by'ukuri nanone itangazamakuru kujyamo udafite icyo uvuga nta nicyo biba bimaze. Nuko abantu dukunda ko abantu bajya mu itangazamakuru cyane, ariko ubundi iyo udafite icyo uvuga ntacyo biba bimaze. Ikindi ari giye wisanga waguye mu mutego w'itangazamakuru bikakugushana, ushobora kuvuga amagambo atarakwiriye. So rero icyo navuga wenda nagarukaho cyane, ngiye kugaruka cyane ku magambo akomeye yavuze ku buyobozi bwa APR FC. Ubwo ndavuga afande James Kabarebe, afande CDS, General Mubaraka Muganga n'abandi bayobozi. Agira uburyo abavugamo, avuga n'uburyo icyemezo cyo kuva muri APR cyamugendekeye, kuko we icyo yakoze nagifata nko kuvuga ngo igihe maze nicaye kirahagije, kandi ikipe ndi kubona nkabona abatoza uko baza basimburanwa, ntawe uri kuma icyizere ngo asubire mu kibuga, reka ngende njye gushaka aho nkinira. Ndaza kubanyuriza amajwi amwe muri icyo kiniga yavuze. Uyu ni umwe mu basore ubundi mu bakinyi ba APR bafite. APR ni ikipe ikunda abantu bagira discipline, na mpamya neza ko atisezerera wenda yari kugumamo, ariko wenda abatoza agakomeza kumubera imbogamizi, kuko mu gihe cya Froje yakinyeyo igihe gitoya, arongera yicazwa amara igihe kinini cyane. Wa mwanya we asigari Yunus na Clement bakina muri mutima wa defense, hanyuma we avamo. Ariko ntabwo ari umuntu wari ukwiye kwicara ku bwanjye. N'abafana benshi ba APR barabizi ko numwe mu bakinyi beza APR yari ifite muri defense. Iyo baga ari gukinana n'umuntu bita Nige na Clement, tujye twiga gushima umuntu akiriho. Uyu musore
usibye ko abafana wenda bashobora kuba bagira byinshi bavuga ku ruhande buri wese akavuga uko abibona, ariko ni gake muri defense ye wabonaga akora amakosa. Ni kimwe nanone na Clement, kubabona bari hamwe muri defense yabo yabaga ari defense ikomeye cyane, yabaga ari defense ikomeye. Ababikubwira n'abitwa ba Chabalala n'abandi wo muri AS Kigali, ira defense yari yaramunaniye pe, barukuta rwaramunaniye kurumena. Ndabyibuka hari ama match twagiye tukurikirana ugasanga defense ya Clement na Prince Buregeya ni defense yari ikomeye cyane. Rero uyu mugabo bita Canisius Kagabo yaje kubaza ikibazo gikomeye, amaze se gufata icyemezo cyo gusezera muri APR. Byari bimeze bitereka mwumva ibintu yamusubije. Iyo mwatakaje ni ya 2018 2019 kuva 2019 2020 kugeza 2024 mwazitwaye zikurikiranya. Icyo gihe Buregeya Prince benshi bafataga nk'umwana w'ikipe, umwana wa APR Football Club, arandika asezera avuga ati tekanje gushakishiriza hanze. Yego, ni icyemezo cyari cyoroshye. ni icyemezo kitari cyoroshye habe na gato, ariko hari icyemezo ufata wabanje kureba impande zose, ukicara ugatuza ukavuga iki ndabona icyo gikwiye. Kwandika nsezera muri APR kwanza twese abantu bose babizi ko n'umubyeyi wanjye, kuko APR niyo yatumye menyekana. Yego, yarandeze, navuga ko yandeze kuva nkiri muto. Yego, kuko iyo ukuriye ahantu ugakomerezaho no mu bakuru baba barakureze. Yego, so kuba wafata decision nk'iyo ukandika ukavuga bimeze gutya na gutya, hari ibintu byinshi nari maze kubona, avuga wenda benshi barabizi ntashaka kugarukaho cyane, ariko hari afite impamvu. Yego, impamvu nakita zo hanze y'ikibuga. Yego, birangira mvuze okay, equipe umubyeyi twabanye neza, nimba gahunda bite situation imeze gutya na gutya, ko urumva nk'umuntu mukuru wari umaze igihe ahantu, nari nsanzwe nzi imikorere y'ahantu kimeze. Yego, ariko mbona imikorere yahindutse, mbona nyine n'uburyo yahindutsemo wenda sindi kubibona neza, nyine hazamo ibindi bibazo bitandukanye, biba ngombwa ngiye ko nsaba. Ndavuga twabanye neza, icy'ingenzi nuko natandukana neza kugira naho ngiye nkomeze numva equipe ari yanjye. Buriya pe nubwo ntayikinamo ariko ni equipe yanjye. Mvuze ibindi nawe ngiye kubeshya. Ariko icyemezo ndagifata, ndabisaba, bigenda neza, nkomereza hanze. Babyumvise. Usibye ngo byo gukina umupira, avuze akantu gakomeye ati ubuyobozi bwarahindutse. Tumaze guhinduka, turabyibuka neza ko buriya yigeze kujyanamo n'ikibazo na chairman wari uriho Afande Karasira, ariko icyo kibazo na Karasira gishyira hanze, Afande Karasira gishyira hanze muri interview bamuhaye, avuga ko Prince Buregeya atitwaye neza nka captain, ibintu nk'ibyo. Arongera avuga ati hari n'ibindi byo hanze y'ikibuga, hari ibintu byinshi byavuzwe kuri APR muri kiriya gihe byo hanze y'ikibuga n'ibindi bitari byiza. Ni umuntu rero kubera uburyo akunze kuba atuje, ni umuntu ushobora kuba atabasha no kuba yamanya kwihanganira ibintu abona bitagenda neza, byamubangamira ku rundi ruhande cyangwa se byamubuza kariyeri. Ariko arongera asoza avuga ngo barabizi neza aho najya hose nta banga ririmo, APR ni ikipe yanjye, ni ikipe yanjye n'umuryango wanjye, nibo bandeze ngeze aha ngaha, barananzamushya mu kipe nkuru. Nubwo buzima bwanjye, ni nko kuvuga ngo ni yanjye niyo n'abandi mu zindi kipe. Ni abantu bake bakunda kubyemeza, n'abakinyi bake bati yarangiye narimo kubera business, ariko uyu munsi nahindura imvugo. Ariko arabigaruka akavuga ati ni ikipe yanjye, ni nko mu rugo. Hari naho bamubaza ati se uteganya kuba wafata umwanzuro ikipe igukeneye ugasubirayo? Ati se ninde wakwanga kumvira umubyeyi mu gihe amuhamagaye? Reka twumve. Hari ahandi avuga ko abantu benshi bakunda kubivuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko abantu batazi APR turi hano turi kubivugaho. APR FC ni ikipe yubakira igihugu, n'izindi zirayubakira pe.
ariko ubona yo yafashe ya mbere cyane ku buryo iyo yagiye irera kuva mu buto bagakura kenshi yagenderaga no ku madisipline yabo. Uyu rero ari mu bantu bari bamaze igihe kinini kubera disipline, nta munsi n'umwe Prince yigeze aba umuntu w'indisipline nk'uko wenda hari uko twize kumva iyo message, ariko birashoboka ko ya message umuntu ashobora gufata wenda uko yayihawe akayivuga muri ubwo buryo ugasanga ari umuntu wamuhimbi, ariko Prince Buregeya muri APR ntabwo yayivuyemo kuko yabishakaga, ntabwo yayisezeye kuko yabishakaga. Mwabyumvisha impamvu zikomeye zirimo, hari hanze y'ikibuga yabivuze, ibyo hanze y'ikibuga n'ibindi bijyanye n'imiyoborere muri icyo gihe yari hari, ariko ibi turabizi muri kiriya gihe byari bitoroshye gufata umwanzuro nk'uriya, tukayabonaga n'ubundi bitazanagenda neza mu imbere hiwe. Hari ikindi yavuze, reka nze mbumvisheho gatoya ngira ngo yanshimishe nubwo twavuyemo. Buriya hari ukuvamo, ariko se uvuyemo gute? ni ukuvuga ngo aragaruka cyane ku bijyanye n'abayobozi ba APR. Abavugiho gatoya mwumve icyo twavugaga ku cyitwa uburere, kurera umukinyi akarinda agenda avuga ngo bariya ni ababyeyi. Iyo bavuga ababyeyi, aba bagabo ni abagabo bo gushimirwa cyane. Afande James Kabarebe, Afande CDS ni abagabo bo kubahwa gushimirwa ko n'abanyamupira n'abantu bagiye bafasha bamwe mu bana uyu munsi babaye abasore kuvamo abantu bafite ejo hazaza bakiteganyiriza. Reka twumve message yindi yatanze kuri bo n'icyo yabivuzeho. Abayobozi b'icyubahiro ba APR FC ari Afande CDS yakubereye chairman, ubu ni umuyobozi w'icyubahiro, ndetse na Afande James. N'abagabo bavuga hiki? N'abagabo b'ababyeyi. Ni abagabo bakunda umupira, uretse no kuwukunda baranawusobanukiwe. Hari ngenda bizi nabayeyo, barawukunda barawusobanukiwe. Ni ababyeyi, ni abagabo bifuza development y'umupira wo mu Rwanda. Iyo muganira akabikubwira, ni abayobozi beza, mbese sinzi ko nabivuga. Ariko njyewe igihe twabanye bambere ababyeyi, bambere abayobozi beza, mubona ahuye nabo. Yego. Hanyuma nibyo mu gihe aha rero yarimo arasobanura neza abayobozi be uko babona uko bafata. Mwabyumvisha ati ni abantu b'ababyeyi. Ibi impamvu misemo kubigarukaho cyane agira ngo mabwire abantu benshi, ndabizi ko kugenda kwa Prince Buregeya nta mufana n'umwe wigeze avuga ati rwose cyari icyo gihe, ahubwo benshi batungwe n'icyemezo yarafashe. Abandi bibazaga n'impamvu atabanza mu kibuga ngo abanzanye na Clement Niyigena, ariko ayo ni amahitamo y'abafana. Umutoza nawe agira amahitamo ye, abayobozi baba aho hagati bagendera ku byemezo by'umutoza, kereka iyo byakomeje kugorana. Ariko abayobozi baba aho ntago bashobora kwinjira ngo bayobore umutoza uko agomba guhitamo. Abafana bo ku giti cyabo ndabizi ko benshi barebaga kuri angle imwe yuko ubundi defense yagombaga kubanzamo Niyigena na Clement na Prince Buregeya. Uyu munsi rero ari muri AS Kigali, biravugwa ko isa n'isaha bashobora no kuba yivamo, kuko ubu ngubu bari bafite amasezerano y'umwaka umwe. Ariko urebye no muri comment abafana ba APR nibo basubije gusa muri icyo kiganiro bagira bati turacyagukunda, uzahora uri uwacu, uzahora uri mu muryango wacu. Ikipe ya APR impamvu ndi kwivuga gutyo, buri hari ibintu bimwe abantu batajya bamenya, yubaka ibintu byabo mu buryo bw'umuryango, ku buryo no mu bafana akenshi uzabisangamo. Ntago naje kurata APR kuko nandi makipe tuzagenda tuyavugaho, ariko ndi kwivuga nka ikipe. Iyo urebye abakinyi basohokamo kenshi bakubwira ko kuva muri APR ari kimwe mu bintu bavuna cyane kugira ngo bamenyere ubundi buzima bwo hanze ya APR. Ibi ndabivuga bikomeje, uganira n'abakinyi mu bikare barakubwira ati iyo uvuye muri APR hari n'igihe ugira depression kubera ubuzima bagamo. Tujya twifuza rero ngo Imana izaduhe za Rayon Sport n'izindi kipe zibona ubushobozi kugira ngo abakinyi ave muri APR aba yumva ko n'ahandi yagenda ubuzima bugakomeza neza. Nubwo wenda babigoranyemo, ariko nibaza ko hari igihe bizagera amakipe yose Kiyovu, Rayon Sport, Mukura zigende zigira ubushobozi bwatuma umukinyi agira ate aguma hamwe. Reka rero
munyemerere nsoreze hano ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Narimo ndavuga kuri Buregeya Prince, amagambo yatangaje yarateye ikiniga, n'amagambo adasanzwe yongera gukangura amarangamutima y'abafana ba APR n'amarangamutima y'ubuyobozi bwa APR, kubona ko hari umwana bafite barekuye ariko uwo mukozi kandi ukunda ikipe, ushima urekonesa ibyo APR yamugejejeho. Tubashimire cyane, kora subscribe dukomeze kubana mu bindi biganiro. Nakagaruka.